Kanangirire kuri iki kiganiro umuvugizi wa guverinoma yagiranye na Times Radio. Yes, umunyamakuru wa Times Radio witwa Abel. Nifuje ko duhera aho ngaho kubera ko n'ubundi turaza kujya mu bintu byinshi bisa nkaho bihuriyeho kandi wigeze kuvuga kuri demokarasi. Yego. Amubaza amubwira ko amajwi ya Perezida Paul Kagame agira mu matora tugendeye kuyaheruka 98% yaba ahabanye na demokarasi. Ntikanabeyo. Yes, reka tubasuhuze abakurikiye KAREGEYA mu marpano twongeye kubana namwe nkuko bisanzwe ku bitekerezo ndetse n'amasomo atandukanye tugenda tuganira cyangwa se twungurwa n'uyu mupapa wicaye hano imbere yacu KAREGEYA Omar Jean Baptiste. Waramutse wiriwe umeze ute? Ndaho nkuko bisanzwe iteka byashira nakazi ko ni nakazi kenshi. Yego. Natangiye kuvangamo no kumanuka rimwe na rimwe ku matera aho baba banyitabaje. Ntago biba byoroshye ariko tugomba kugerageza abantu ibyo twabamenyereje bagomba kubibona kandi batagombye guhogora. Yego. Turatinda ariko ntago twagombye gutinda cyane. Ariko tugomba kwicara tubashakira ibyo tubagezaho. Oya nibyo. Yes, rero nkuko wari bivuze turatinda ariko ntago tugomba gutinda cyane haraciyemo iminsi runaka tutaganira. Ndizera ko kwikaro bameze neza yaba mwari mukrema bose bameze neza babantu bawe bose. Yego. Bameze neza. Ikaro Plaza mwari mukrema V2 Green Tech no mu Bushinwa bameze neza. Bose muri Granite mu Ruganda bameze neza Manuel rwose araho nabandi. Kiganiro cy'ubushize twavuze kuri twagira Mungu komanteri ndi burebeho nebyiri. Yego. Ya mbere nishaka part 2. Iyo ngiyo bayitega izaba. Idi komanteri ndaza kuvugaho nuko hari umuntu watwandikiye muri komanteri avuga ati hari ibyo mwirengagiza cyangwa mutazi neza. Yego. Avuga ati ntabwo kutarahira kwa guverinoma y'inzibacyuho byatewe na Habyarimana. Akagira ati n'abadepite b'inkotanyi ntibazaga. Ati mbese ati ntabwo ari Habyarimana wabyanze. Igisubizo namusubije namwandikiye navuga nti ibi bintu bishobora kuba mu kwirenga bishobora kuba kwibeshya kutamenya cyangwa kwirengagiza nkana. Kuko bibaye ari n'ukuri ntago nabivuga mu kiganiro. Okay. Ibyo rero urumva no kubagaragara kumenya ko umuntu mu gutera imetero umuntu ananabwo niyo naba mbizi ntago nabitangaza. So rero bajye bihangarire gatuba natwe priorité n'est pas sécurité. Muri kunyumva mu muhanda ibinyabiziga byose n'abanyamaguru bafite priorité. Ariko ntabwo igare rigira priorité imbere ya hoho. Iyo bihuye umunyamaguru ikinyabiziga igare moto naho iyo bibaye bihuriyemo barareka ho ikabanza gahita. Igo bigomba kubanza gahita. Rero bajye bamenya ko uyu muhanda turimo turi benshi harimo za hoho harimo amagare harimo abanyamaguru harimo abafite ubumuga ariko buri wese iyo duhuriyemo hari ababisa abandi. Reka nangirire kuri iki kiganiro umuvugizi wa guverinoma yagiranye na Times Radio. Yes, umunyamakuru wa Times Radio witwa Abel. Nifuje ko duhera aho ngaho kubera ko n'ubundi turaza kujya mu bintu byinshi bisa nkaho bihuriyeho kandi wigeze kuvuga kuri demokarasi. Yego. Amubaza amubwira ko amajwi ya Perezida Paul Kagame agira mu matora tugendeye kuyaheruka 98% yaba ahabanye na demokarasi. Ntikanabeyo. Yes. Ubuje twavuze kuri Socrate barezuma naribeshye nacekeranyaga ari umufaransa dusanga ari umugereki ariko yavuze icyo demokarasi ububi bwayo. Kandi cyakabiri si made in Rwanda sinirwa mbisubiramo uko bimeze. Ariko
ese yaje tuyikeneye I say no. Imyaka 100 twayobowe ku ngoma ya cyami, umwami asimburwa n'uwo yarazi ingoma, bakavuga ati yavukanye imbuto ariko bamwizeho. Ntabwo u Rwanda rwigeze rugira ibibazo nk'ibyo rwagize mu gihe cya demokarasi. So oui. Rero kuba perezida yagira 98 yagira 80 yagira 50 ntabwo byari ngombwa, nibyo batuzaniye. Reka nguru urugero, dusipoze wenda 98 ni menshi, ariko aturuka hehe? Icyo nzi cyo mu kuri kuringaniye pa raporo y'ishyaka avamo n'ibikorwa bye 80 yayabona, hanyuma abandi 18 keretse yuriya munyamakuru abaza ngo ese yaramubaje ngo nuko abanyarwanda babona abikwiye. I say yes, ariko batari 98 bose nanone. 80 bo birashoboka baturuka mu ishyaka rye, bandi banyarwanda bamusempatiza kubera ibyo yakoze, hakaba n'abandi babo babona hari ikindi cyaba. 18 ayo 18 haturuka hehe rero? Yaturuka ni metero 80 ishobora kuba mvuze 80 yakabaye 85 cyangwa 70. It's okay. Icyozi cyo guhera kuri 52 umuntu ahita aba president. Yego, dufite ibihugu byinshi na 51 n'igice uba president cyane rwose. Ariko twebwe kuba yaragize 98 18 aturuka hehe? Wa muntu uvuga ati siwe nashakaga, ariko nanone akavuga ati se nshyire ndimwime ndiho utazatsinda. Sipoza twese dufite inote za 5. Yego, dufite inote za 5. Hari amazi, hari umuriro, hari umuyaga. Yego. Inote yawe hagati y'umuriro, amazi n'umuyaga wayishyira hehe? Iyo note ni ryo jwi. Uranyumva? Iyo note ni ijwi ryawe. None hari umuriro, hari amazi, hari n'umuyaga. Inote ya 5 nijya mu muriro biragenda bite? Irashya. Ijwi ryawe rirahiye. Inote yawe nijya mu mazi biragenda bite? Iratoha, bizasabe kuyumutsa. Nayo ubwo ntikiri inote. Ariko nushyira mu muyaga iraguma ari inote. Ya 18 naho ava. Umuntu akibaza ngo ijwi ryanjye, umuyaga ndawubona utuma inote yanjye ikomeza ikabaho, ariko nari nikundiye umuriro nyireke ishyase, nari nikundiye amazi nyireke itohese. Ayo yandi nukwaza. Yego, nta franchement parera nta wavuga ko ariko bose baba babibona. Ariko nanone gushyira ijwi aho ubona ko ritapasa ni nko gushyira inote yawe mu muriro. donc gushyigikira ikipe itsinda. Vara. Unabizi neza ko iyawe itatsinda. Ubizi neza. Hanyuma rero nongere ngaruke kuri demokarasi. Nuko bihagaze. Ntago bivuga ko kuvuga ngo 98% bose niko bamukunda, niko bashaka ko aba president, niko babona ko abikwiye. Ntago byaba byo. Ariko nubundi abo 18 batamutoye yabawe. None babandi 18 bagashisubiza ubwenge kugira ko bavuga ese dutora utayobora ijwi turihe utatsinda nawe bakayamu batabishaka, atari kuvuga ko bamukunze, ariko ari kuba bashyize muri equipe kiganye. Abyumva ugafana ikipe itsinda ko bimeze, iyi tazatsinda se koko udufasha amagaju tukayashyira muri championnat y'Ubwongereza, muri Premier League. Wabuze ko izatwara igikombe. Okay, ibyo mbivuze kuko hari urwego abantu bagomba kurenga mu mitekerereze, kuko ubeshye wabubeshye uvuze ngo 98 bose, ariko none wabubeshye ngo buri wese ijwi rye rihawe agaciro ngo ntiyaba president. Ntabwo nibura 70-80 ntiyayabura kandi n'ubundi yaba president cyane. Ahubwo rero reka ngaruke kuri ya demokarasi. Impamvu nkubwire ngo nikabeyo ni ikintu twazaniwe tutanagishaka. Reka nkwereke imbogamizi zacyo. Amatora ya 2017 ntabuze nka miliyari 3 yatwaye igihugu, sibyo? Ariko twari tuzi uzatsinda. Iyo biza kuba atariyo, ayo mafaranga ntaba yaratakaye.
kuko uzatsinda tuba tumuzi ubu bibona ariko kubera ko demokarasi ngo twubahiriza ibyo abazungu batuzaniye bavuga ngo nibice mu matora abantu bagarara rwantambi zingizo za kampanye nguko gukoresha udusanduku ngaba abayobozi bitora abaseseri na time abantu bagata umwanya kandi tubizi neza ko uzaba perezida tumuzi. Ibyo rero ni ingaruka za demokarasi biratuvuna umwanya abantu amafaranga mu gihe mu metero zawe Karege nukuvuga ngo amatora ntabwo ari ibanze demokarasi irakonsome ntabwo ari ibanze no ni ibintu nyine badutsindiye nta kundi twarabyemeye ariko ngewe kubera ko sindi umunyapolitiki wumva hakorwa systeme ya cyami pourquoi pas sina ngombwa cyane ariko kuba abantu kubitsinda ry'abantu ryavuga ati ukwiye ibi ni uyu n'uyu ajyeho yajyaho akaba systeme yo kumwevariwa yaba bishoboye akagumaho tutongeye kongera gutonda imirongo kurara amajoro ura n'umwanya uzibibyizi y'abantu ipfa ndimo ndabara financierement hagenda miliyari 3 n'urugero sinibuka ayagiye muri 2017 cyangwa 2018 hagenda amafaranga ariko ntabwo tubara imibyizi y'abantu bagiye muri kampanye. Fata abantu buzuye ku kibuga aho ishyaka riri ku butegetsi bari ryiyamamarije ubabarira imibyizi basibye ayo tuyongeyeho zagera miliyari 10 ngo ni demokarasi kandi tuzi bizavamo nk'ubejo reka nkwereka tuve kuri ibyo ejo habaye amatora mu turere yego habaye amatora mu turere nababonye Murindwa wari umaze amezi 5 arenga ari Rutsiro ajya Rubavu. Ninde watekereza ko Murindwa yajya Rubavu agatsindwa yaramaze igihe ayobora Rutsiro ahubwo igitangaje ni uko yanze Rutsiro akajya Rubavu ariko Rubavu ikimubona yisibona ko arabameya niyo batari kwirwa batora. Noneho ya demokarasi reka nkubaze iyo demokarasi yatoye Murindwa muri Rurindo agakora manda 2 muri Rutsiro buretse itonde ndavuga ibyunze iyo demokarasi Murindwa yakoze manda 2 mu karere ka Rurindo arangije manda ze aza Minaroko ejo bundi habaye crise Rutsiro mu by'ibirombe by'imicanga n'ibindi bibazo njyana mivuyeho bamwoherezayo yaroherejwe ejo ku itariki 7 ku wa 4 Rubavu imutorera kuba beya. Iyo demokarasi yimuka ikava muri Cyungo muri Rurindo igatorera umuntu kuyobora manda 2 ikongera ikimuka ikamushima ikamushyira Minaroke ikongera ikimuka yero pepe ikamugira meya wa Rutsiro bugacya abaturage bakamugira meya wa Rubavu. Iyo demokarasi irimuka se abamutoye Rurindo nibo bimukiye Rubavu none ubu ni demokarasi niyo bitari kuba hari ikindi wose wabyimagina uturere 4 dutatu uturere 3 na ministeri muri demokarasi ariko ye muri make inzira ye Rubavu ntigeze imumenya yavukiye Rurindo muri Rurindo twavuga tuti ni kavukire sava kujya muri Minaroke byo nugushimwa kubera ko yari yarakoze akarangiza izo manda 2 kwizerwa akayobora Rutsiro jovebye ahamaze ameze ariko yatinye ko Rutsiro itari bumutore yizera ko Rubavu ari iramutora iramuzi yaramaze manda 2 muri Rurindo. Iyo nzira urambwira ngo iyo ni demokarasi ariko Rubavu iramuzi ndabizi se ariko yamutoye ni kimwe la fin justifie moi yamutoye ni nkawe imuzi iramuzi pe kandi amaze amezi agahe Rutsiro ese ahubwo se buriya yabonye umwanya wo kwiyamamaza muri Rubavu ayoboye na Rutsiro yari gusiga good ibyo burya tujye turenga hari biba bitoroshye kuvuga ariko bikagira uburyo bivugika ariko iyo demokarasi ni uvuga ngo cost yatumye yakoreshejwe mu gutoresha Murindwa muri Rubavu yapfuye ubusa uko yoherejwe Rutsiro niko yari koherezwa Rubavu uko yagiye ministeri niko yari kujya Rubavu. So preference yawe nuko noma bitwaye iki nubundi ko bibaze bikaza ari umuhango bigirwa umuhango si ubushake bw'abanyarwanda ni ubushake bw'ibyo
twemeye tutabishaka ariko twazaniwe nese kureba umuntu ukabona ko ashoboye ukamushyiraho ibiganza barangiza ukavuga abaturage ngo nimuze mukore umuhango wo gutora izo uretse nongere nguhe urundi rugero Murindwa agiye Rubavu ejo hanyuma wari vice mayor wari ubimazemo kuva mu kwa gatanu wasimbuye Kambogo arya ni Nzabonima Dewo avuga ati gisi nshaka ubumenye aya meza bumazemo se bwamutwaye iki yabutinye se cyangwa ntabwo yabona twongere dufate urundi rugero ikesi ya Karongi vice mayor affaires sociales niwe wabaye mayor ariko umujyanama mushyashya winjiyemo niwe wahise aba vice mayor abajyanama bose bari bamaze igihe muri Karongi bose nta numwe wiyamamaje uwo muntu w'umujyanama utakwifuza kuba vice mayor njyanama nicyo bivuga umuntu ujya muri njyanama adatekereza kuba yajya muri nyobozi bibaho biragoye rero demokarasi bose pe hakabura numwe wifuza uwo mwanya akunda promotion ariko ntayo yabona tujye tuanaliza demokarasi tubana nayo twongere Karongi nyigarukeho hariyo umugabo wahoze ari gitifu ari yamutuye hariya bice bya Zayerika yabaye gitifu za Kinyinya Zayerika witwa Niragire Theophile na affaire économique haba ku bwa Mukarutesi yari affaire économique Mukarutesi yeguye ayobora interim ayobora karere ariko habyageza ati ndaguma hanjye vice mayor affaires sociales arazamuka mujya hejuru ubu Niragire yavuye i Kigali ajyanywe no kuba vice mayor Karongi gusa konzi ko gitifu wo mu mujyi wa Kigali abafite uko abaye kurusha umumeya wo mu cyaro ati demokarasi yagiye kuba vice mayor ati demokarasi iyo demokarasi batinya iyashyiramo agatsindwa basi iyo donc iyo nzabona impa Deogratias yiyamamaza ku bumeya bwa Rubavu wenda Murindwa akamutsinda nari kwemera byo iyo Theophile ashyiramo ku bumeya bw'akarere ka Karongi agahangana na Mukase Valentine bose naba vice mayor bamazemo igihe kingana umwe agatsinda undi iyo nari kuyemera iyo mu majye Nyamasheke naho vice mayor ntago yanashyizeho hagiye y'umushyashya witwa Narcisse Mupenzi wabyumvise kandi se mu gusimbura wari mayor niba ari Apoloni nyine kandi wo contraire ngiye uri kutubwira uri guprefera ko ibyo bintu iyo geste yose iba yakozwe yavaho mu ijambo rimwe ninde mu vice mayor affaire économique wasuriye interime amezi arenze 3 byagera kugira ngo abe confirmed kuri wa mwanya biciye muri demokarasi akabyanga agasuna nukuvuga se ko batamwizera kandi baramutoye abamutoreye ubu vice mayor affaire économique kuki batari kumutora ku bufurume ese kuki yatinye no gushyiramo nibura ngo atsindwe tubibone ariko ngo demokarasi urumva so rero hari ibintu nyine tugomba kubyakira uko bimeze ni umurongo igihugu cyafashe ngewe ndavuga nkanjye nk'umusesenguzi ariko ntabwo bivuga ko imirongo yose igihugu cyafashe ari sawa nibyo Socrate yavugaga Socrate ibyo yavuze kuri demokarasi ubutabera uburenganzira uburinganire ibyo bintu byose twagiye twemera ntabwo ari 100% ko tubyemera byemerwa n'igihugu ariko ntabwo ariko abaturage bose baba babyemera iyo demokarasi ubwo burenganzira aribwo butuma abantu utangira ugasanga ibihugu birempoza ibindi bumvise ibiri kuba kuri Uganda kubera ko yanze rya tegeko yashyizeho rya tegeko rihana abatinganyi niba igihugu gishobora gufatira ikindi ngamba kandi kwemera abatinganyi niyo ya demokarasi nibwo bwa burenganzira urabyumva kwemera uburinganire nibwo bwa burenganzira byose se niko ari byiza niyo demokarasi nuko yaje tuyakira uko icyo nkubwiye ko icyo ingoma ya cyami yamaze imyaka imyaka irenga 100 nta kibazo kigeze kibamo kishingiye kuri ibyo bintu kuvuga ngo bavuga ngo
umwana usimbura umwami ngo ni umwana ngo wavukanye imbuto abiru babaga bafite uko babyize none se ubwo nta biru dufite kuki batakwiga ku muntu runaka kandi n'ubundi biraba ariko ikibazo nako bongeraho kugira ngo berekane ko ari demokarasi bavuga ngo nimuze mutore ariko n'uyu ese ntabwo uzi ko iyo umuntu ataberetse bitagenda neza ni ikibazo nyine barivanga niyo mpamvu tugomba kubivuga ariko si ibyacu nta nubwo byahinduka ndabizi ariko si ibyacu muri Musanze abaratse gatoya muri Musanze uzi ko komite nyobozi yose yari yaravuyeho kubera ya kesi y'abakora ejo hari umukandida umwe wari uteganijwe arabura ku munsi w'itora bashaka undi bitunguranye niko nabivuga nyobozi nabonye uri meya no kurahira byamunaniye bamusubirishagamo kandi ndabizi ko yizi gusoma arabizi ariko ni bimwe mu byatuma adidimanga mu gusoma mu kurahira kandi asanzwe azi gusoma icyo ntekereza cya mbere nuko byamutunguye ntabwo demokarasi itungurana umukandida aritegura akiyamamaza ariko kugira ngo diplomate yaravuze ngo nta demokarasi atari diplomasi ibyo rero byose ni ibintu bikwereka ngo ese koko niyo twari dukeneye I say no kuko igeretseho kuduteza umwiryane igeretseho kudutwara amafaranga igeretseho kudutwara umwanya uranyumva no franchement parlant wenda mvuze nko kuri Perezida Kagame yayoboye mu nzibacyuho yari vice president kugeza muri 2 aba full president abantu babireba wenda 2-3 baratora byo kumukonfirma none from vice presidence na president w'inzibacyuho na president utowe rimwe evaluation y'ibyo byiciro bitatu yagomba kuvuga ngo duhagarike gutora none bitutwara umwanya w'ubusa n'amafaranga mani kandi wumva abahe bantu abaturage babivugira hehe bakaye karere ubuhe murenge bavuga umuntu simvuze ibya mbere ya 94 kuyobora urugamba abaye vice president mu nzibacyuho asimbuye Bizimungu muri 2 kugeza 2003 abaye president w'inzibacyuho 2003 turatoye turamukonfirma uwo muntu waciye muri izo nzira zose twongera gutonda dushaka iki utambiye none umunyamakuru akabazango 98 navuze ngo niyo yagira 55 yabawe kandi izo nzira yaciyemo byemeza ko atajya munsi ya 70 ariko dutumwanya kugira ngo twereke babandi bayizanye uranyumva 2003 turabyemeje 2003 2015 ngo duhindure itegeko nshinga ibyo byose ntabwo ari ibyacu yego 2017 turongeye ubu 2024 tuzongera ni umwanya ni amafaranga ni ibibazo ni ukurara amajoro numvise nkaho amakwasiteri kujya kuri tere abantu nta gusinzira gukoresha imipira iki gukodesha tujye tubyemera uko biri ntabwo biba ari ngombwa umuntu nkurikije izo etape urugamba vice presidence presidence y'inzibacyuho gutorwa rimwe ibyo bintu uko ari bine byita bikwemeza ko byemezaga ko 2010 azatsinda byikemeza ko 2017 azatsinda na 2024 azatsinda ariko tubitakazaho umwanya n'amafaranga ibyo rero ni igiceri kigira impande ebyiri izikiri urundi ruhande rwa demokarasi rero icyo uri ikindi gihande cy'igiceri cya demokarasi hari ibyiza bya demokarasi ariko yaburase buriya ibyiza bya demokarasi birashoboka ko byaba bihari ariko kuba twabihuza na gakondo yacu ntacyo bitwaye cyane ko dufite ikibazo cy'amafaranga Erega kampanye electorale itwara amafaranga kuki cyo utacyumva abanyarwanda bose byiyumvise ayo mafaranga turatayiki niba kugiye ku ngoma ya cyamabiru baravugaga ngo twemeje runaka tukamutegura none abiru ubungubu bo ntibabaho bavuga ati ni kanaka niba twarabigaragaje ubwa mbere we yarabanje arigaragaza inzibacyuho ku rugamba inzibacyuho inteko iramutora kuba president
iriya nteko yamutoye muri 2000 igihe yiyamamazanyaga na Murigande basimbura Bizimungu. Kuki bitaguma kuri yasa ese wakora ibitandukanye nabyo bakonsidere cost amafaranga bigendaho umwanya w'abantu. Iyo mvuze umwanya tushyize mu mafaranga, menya ngo uwo muntu waje kwirwa aho ngaho muri kampanye yasize akazi kari kumwinjiriza ngahe. None ikibazo cy'amatsiko yego ko ari we muntu watangiye umbwira ibintu bya hoho mu muhanda, ibyo bintu birengeje ingohe ababizanye wabakira? Nicyo kibazo nyine, ariko ntibivuze ko mu bataganira. Ntabwo ibihugu byose byo muri Afurika uko bigenda. Kuba utabakira wabakira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wabakira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nkuko ubuse ko meya atorwa na njyanama y'abantu 10 na bangahe akaba meya. Ntibayobora se? Ese abayobora nabi se nuko batowe na bake? Ariko buretse abayobora nabi suko batowe na bake, abayobora neza suko batowe na bake, sibyo? Njyanama itora Rutsiro igatora Nyamasheke, ni nayo itora Rwamagana, ni yatoye Rajyabu, ni itora Gasana Richard Gatsibo, ni itora undi mumeya utinzeho navuga ninde. Ni ukuvuga ngo ntabwo gukorera neza abaturage bigombera gutorwa na benshi. Wanyumvise? Bishatse vuga ngo no kuri presidence ashobora gutorwa na Sena, ashobora gutorwa n'abadepite, ashobora gutorwa, bashobora no gushyiramo inteko y'inyangamugayo, ariko tutagombye ngo igihugu cyose ubuzima buhagarare tugiye gukora ikintu tuzi kizavamo. Aho rero bibaye tukavuga ngo hakagira igitekerezo uko mbivuga, bakavuga bati noneho nyuma yo gutorwa bwa mbere hari ikipe ya evaluation, inteko, Sena, urwego rw'inyangamugayo, inama y'umushyikirano. Banyumva hari forum nyinshi zafatirwamo umwanzuro, bakavuga bati amatora si ngombwa, uyu niwe, ariko ntibitwara amafaranga, ntibitwara umwanya. Bibaye gutyo rero ntibyitwe ngo yigumishijeho. Hari urwego rwemewe abanyarwanda bemeye rwamugumishijeho, babandi bayizanye bakwishima kuko bipfa kuba byaciye muri iyo nzira. Ariko kuvuga ngo ku misozi abantu barategera mwibaruza amakarita yitora, very very costly. Ntekereza ko ariko ufashe fagitire yabyo ugafata, reba abakozi ba komisiyo y'amatora bahoraho, yego ayo bahembwa, ndabyumva. Ariko nyine ntekereza ko ari uburyo bwo kugira ngo umuturage agaragaze akamuri ku mutima. Nakubwiye ngo kwa karere hatora njyanama, nibyo bituma abameya bayobora nabi cyangwa bayobora neza? Kuki hariya bishoboka, kuki bitaba ku gihugu se? Okay, aho nakumva. None abameya se ntibakora neza kandi baba batoye neza njyanama z'abantu bangahe babarirwa ku ntoki, sibyo se? Yego. Ariko hari abakora neza, hakaba n'abakora nabi. Ntago bakora nabi kubera ko batowe na bake. Yego. Kuki bikunda hariya ku cyandi bitakunda? None tubibare mu mafaranga mayidia n'ikibazo dufite. Amashuri, malnutrition, ibikorwa remezo, uburezi, ubuzima, amafaranga tukayajyana mu bintu tuzi neza ikizavamo. Ngo nukugira ngo wawunda neze, wenda nawe ashobora kuba ari wowe yazanye, ariko yazanye tukavuga tuti nubwo yazanye ibi ngibi waretse tukabibererekera. Ashobora ati kankirema ariko mbibone biba. Oya birashoboka kuba wavuga uti bakutora, reka tuvuge wenda abarepresent, nkuko navuze inama y'umushyikirano, abarepresent ba buri karere bagaterana n'abakandida bandi nabo bakagira kugira twerekane ko abakandida ari benshi. Ariko niba inteko itora ntirenza abantu 3,000, nizera ko wazanye demokarasi nabyo yabyishimira. Muri ya nteko itora 3,000, utsinda akagiramo 2,800, abandi bakagabana 200 birasigaye. Ariko urumva bitwaye make. 3,000 n'ukujya ndi muri stade umukino ukarangira. Yego. Ariko abantu babyimagine, bimagine amafaranga agenda ku matora, bimagine gukoresha ya myenda y'amatora, izo modoka, amasite yitora, amahema, amazi yo kunywa. Abo bantu biriwaho icyo bari kuba binjije iyo batazaho muri kampanye n'umunsi w'itora ntawe ukora, sibyo se? Ntawe winjiza n'igihumbi. Kandi turi igihugu kikiri mu nzira y'amajyambere. Urabyumva? Ibibazo dufite ni byinshi rero ku buryo rwose mbona demokarasi iradukonsoma kandi pour rien du tout.
Okay, ndumva icyo ngicyo ugisobanuye neza ko ntabwo numvaga ikiri behind ikibyihishe inyuma ushaka kuvuga ko demokarasi itari ngombwa. Ntabwo totaloma kubera ko u Rwanda ntabwo ari akarwa n'uwayizanye wa mugani ijisho rye rihora rikanuye, ariko ntabwo ari ngombwa ko tuyapurika nkawe. Impamvu kiriya kiganiro cyabaye ufite ntabwo nemere kunganira cyangwa kuvuguruza umuvugizi wa guverinoma, ariko ntabwo yamusubije neza. Yagomba kumusubiza ati ese ubundi iyo ngiye ugayayo ni yacu. U Rwanda nirwo rufite ubundi buryo rwishyiraho abayobozi. Urinda ugaya ngo 98 ntabwo ari demokarasi, nayo ntiyakabaye. Ngewe ndabihuhuye ndavuze ngo na 98 ntibyanagombye ko nari yirwa vugwa. Ntabwo twagombye kwirwa tunajya no ku mirongo mibare. Bidutwara amafaranga, bidutwara umwanya. None undi ngo 98 ngo biragaragaza ko atari demokarasi. Eka nibwo yaba president. Kandi ntiyajya munsi. Kandi dushatse yabawe simbizi. Urumva icyo nicyo nshaka kuvuga ufite. Ntabwo yamusubije, nta detail yamuhaye. Nta gitaye yamuhaye za nyazo. Ikinyeze ngo kuvuga ngo nibi si ibyacu. Yego. Ya twibutsa rero abakunzi, ndumva ibintu bisa nk'ibisobanutse. Wari ugiye kwibutsa abakunzi? Abakunzi bacu ko muntu wubaka amakaro meza ni ku Ikaro Plaza kabisa. Company yubaka ni MNN cyangwa N&M Vision Limited. N&M. Yeah. Vision Limited. Hanyuma imodoka yawe ikeneye ubuzima bwa moteri ni VK2 Green Tech n'amavuta ya X1R. Hanyuma umushoferi nuwize kwa mwarimu Clement. Katubivi muzingo. Ikaro Plaza ni Remera imbere ya gare ukatiye munsi ya station ugana nko mu Ruturusu harya wavuze ngo hahoze isoko ryitwaga hahoze isoko rya Sari Motor voilà. Ya bafite amarangi avanze neza, amakaro y'ubwoko bwose. Hanyuma bakagira amarangi avanze neza kwiba rushaka, bafite imashini naraziboneye baguhibara byose, baguhibara. Hanyuma bakagira langete na gypsum. Yego. N'ibindi bikoresha amatara, amatoilette kandi bakagutwaza. Bahamagare kuri 0783 250 46. Yego. Bahita uhita udamarara bagutengamaza. Abo ni kwikaro. Ikaro usanga ritari hariya. Ni icyuma, ni icyo bita ibuye ryabuye ryo muri toilette, ariko hari n'abayomeka ku nzu nkaya tujya tubona nayo bakoresha ku meza ku makontwari nkaya tubona muri Abani. Yego. Ariya rero uruganda Granite and Marble rwo mu Bushinwa rurakangurira abacuruzi bo mu Rwanda kujya kuyarangura rukayegereza abanyarwanda. Mu Rwanda hari uruganda rumwe ariko ufasha abacuruzi. Abacuruzi bashobora kugenda bakayazana igihe bakoze komande ku ruganda rwo mu Rwanda bigatinda bagatanga ayo yo mu Bushinwa. Hanyuma Nyandwi Mathieu nimero ze urazifite? A&M Vision Limited. Oya. Hari ya mwarimu Clement ndetse ni ya VK2. VK2 Green Tech ku imodoka ikeneye ubuzima bwa moteri, ari amavuta bayita vitamine ya moteri. Imodoka yafashe kuri amavuta bita X1R. Inywa gake, nticumba kandi moteri irongera ikaba nzima. Urwembe. Icya kabiri bafite imashini zisuzuma imodoka. Apana bya bindi uhamagara umukanishi imodoka kayizengurukana amasupana hose ari bimwe hari n'ibyo yangiza. Ayibarura. Imashini za VK2 Green Tech zirasuzuma zikamenya aho imodoka irwaye. Dongo ni nk'umuntu waciye muri MRI cyangwa muri scanner. Bakamenya ngo umutwe arwaye urakomoka ku kabyimba afite kwino, urakomoka ku iryinyo, bagahita bahabona. Ntabwo ari kugira ngo utangire umuntu aza arwaye umutwe utangire uvanemo urwara ngo wasanga ari rwo mukanya uvanemo ijisho ukuri iryinyo. Imashini za VK2 Green Tech zisuzuma imodoka izo babwire nimero 0782 96 26 mu Gatsata. Hanyuma shaka za mwarimu Clement zo ndazizi. Mwarimu Clement na cya gitabo cye cya menya utsinde. Nkomeza guhamagara abantu batsindiye kwa mwarimu Clement bazaze batanga ubuhamya. Umwanya ndawubahaye kabisa. Inimero ze nanjye ndamaze kuzimenya 0782 48 37 22. Reka ndebe rero
engineer Mathieu nari naziguhaye ariko Mateo Matayo kuri ya company yubaka ubwo mangira ngo abantu bacu bahore bahuze niba dusigaje ugurisha ibibanza tukazajya tuvuga ngo uwo nguwo rwose mumuzane nihaboneka ugurisha ibibanza azajya Mathieu ni 0782537499 nuvuga ngo nitubona ugurisha ikibanza tuzajya tukiranga hanyuma najya kubaka ahe Nyandwi Mathieu ya indi N&M Vision Limited kuri 0782537499 apatane kuyubaka akora plan y'inzu akagushakira ibyangombwa byo kubaka akubaka akazakwereka inzu irangiye iyo atangiye kubaka rero ahita ajya kwikaro plaza arabanza akampamagara akajya kwikaro plaza bakamuha ibikoresho bakabigeza kuri chantier babigeza kuri chantier akubaka undi tubura n'uw'amabati kuko ikaro plaza nta mabati icuruza kandi inzu igomba gusakarwa hari witwa Tembo hari uruganda rwitwa Tembo ndimo ndakomanga anyumve ubwo bizaba bivuze ngo uguze ikibanza uvuye kuri KAREGEYA Omar Pano na Jaras Official uguze ikibanza ariho ubikuye akazu gahaye N&M Vision Limited igiye kugura ibikoresho ku ikaro plaza ibitabonetse dutumije mu Bushinwa yamabuye turangije arubatse amarangi byose bivuye ku ikaro plaza turasakaye byumva imodoka abana umugore perimi kwa mwarimu Clement urarangije imodoka iracumbye V2 Green Tech hanyuma mukiyakirira muri Urban yes amafu n'amafunguro muri Chogam ni Chogam muri make kuruhuka mukambuka ahandi umuryango ukaburuzuye aho gaho niho tuzajya twese duhurira iyo nzira utaru tukagomeza umuntu w'Igisenyi nta kintu muravugana w'Igisenyi azahasoreza umwaka yes okay outdoor impact place yeah okay ntago duherukana ariko ntacyo abirimo arimo arabitegura n'abarugwiro motoza bose nuko tuba twarabuze umwanya ngo tujye kugira ariko barabizi yes ndumva rero ari ibyo ngibyo Karegera ndumva ari ibyo ngibyo reka duhinira ahangaha wenda ibintu byinshi wabisobanuye kuri demokarasi amasomo nayo nuko nareshyaga ariko n'ibindi cyane gityaye kabisa yes reka duhinira aho ngaho ubwo ibiganiro byacu nakagaruka turi kugerageza kujya tubaha ibiganiro bigufi kugira ngo babirebe byose birangira yego bigufi byinshi kuruta birebire bike bitinda nanjye ntago mba nishimye iyo ntabonye umwanya wo kubashyira reka duhinira aho ngaha twizere ko abo twabanye neza mwakoze kubana natwe mukore subscribe kuri KAREGEYA Omar Pano tubane 5 kuri 5 ibiganiro byacu nakagaruka